with the stupid 2 or 3 certificates. You're supposed to have one. I told you many times, did anyone to listen? George, stop beating them, come on. This is stupidity. You can't be saying stop beating them. You know what this means. I know it does, but why are you beating them? I told you this is a scar on your entire life. Even if you come and pass your next sitting, you have 2. Do you know the reputation this stupid thing gives you? Huh? Do you know the reputation it gives you? You're a big boy, you can't read. You can't read. George, come on, don't do that. You can't read. So why the hell do you come back with results like you can't read? 9. You can't stop talking to me. Understand? Stop beating him like You understand? You can't talk to me again about your results. Don't give any excuses. Come on. Come on, you. To keep you guys there. You. Honestly. How much money I spend photocopying, sending money for books, that tuition fees. Shit. You come with results like you never went to school, you lost the whole year, and then you go and sit for results. That's the result you bring in this house. In this house. Huh? You even have the audacity of refusing when I send you to do on your way. George, you refuse. Come on. Look at the results you brought. You idiot. You're the eldest boy. I've told you many times. Ingaruka wenda ku badamu. Abadamu nanone hari igihe babishingikirije abagabo. Babadamu ubwo n'abadamu ababyeyi babadamu. Akenshi udahana umwana. Tinda kurega kuri so. Bakumva ko tisara kwereka. Bakumva ko inshingano zo gukwana cyangwa se kubakacoza umwana ukamuka mushyira ku murongo. Akaba yumva ko inshingano bireba papa. Papa ngo niwe ufite igisure ngo kuki umubyeyi ni Shabari uzi papa watinyitse pe. Kuki papa ari ugomba gutinya? Kuki n'umubyeyi atatinya? Kuki ari we bireba se? Umubyeyi wo mu mama nyine ntibabyumve nabi gusa baravuga cyane kurusha gushyira mu bikorwa. Subira bako kantu icyo kintu ntago bacyumvise. Ariko batebata nabi nyine nuko mbuze ngiye nyine ukuntu mbivuga. Sobanura icyo kintu bagisubira. Kinyarwanda nahaga ni gikeye. Reka tujye kubyeho mu mama. Kare kurese we. Uravuga ati ndakurega kuri mama wake agaceceka agabana gatuza nk'umunota mukaka yatarutse. Njye rero nabonye naregeye umwana. Ari gukora ibintu bitari byiza. Numva. Agahita afata umwana ngo kunika ngo nzagira ibyo bintu umwana azabibona. Ufata umwana ngo nzakwiyicira ngo kiyo. Umwana rero kubimukora ibyo bintu umwana akazajya aseka. Nzakwici ngo nzagira ibyo bintu zimwe uhanye umwana arabyumva. Yero nkaba mbona hari ukuntu nanone kudahana kwa. Oya kubwire. Ari ikintu ababyeyi bajya bakora bakagira ngo abana barabitinya, nyama ngo tarabitinya. Gwara ubwira umuntu cyane. Nijyo ko sarane bagira. Yes, reka nongere mbaye ikaze mbifurize ibihe byiza cyane by peace abantu mwese mudukurikira. Arabanyene bavuga ngo mudukurikirana. Twebwe ntago mudukurikirana. Twe muradukurikira, mukurikira ibikorwa dukora, bigano tugenda dukoraho mu bushobozi bwose dufite. Ewana abatugira inama mwese ndabashimiye cyane mbahaye ikaze uyu munsi. Umunsi rero twigarukiye mu kiganiro nyine muri kwa n'ukuntu twiganirira utuntu n'utundi. Ariko nyine mu bibazo bigenda bikora ku mpande zombi. Yego uyu munsi ndi kumwe na Harine nje kuvuga amagambo menshi ari meze bite. Meze neza. Vuga cyane man. Meze neza. Meze bon. Yego. Ukunda kuvuga ngo nizere ko meze bon. Bombo. Muri bya biganiro bya mbere ndiko akunda kuvuga ngo nizere ko meze bon. Nawe umeze bon. Yego. Uyu munsi rero ntabwo turi buri kintu tuzavuga. Ntabwo turi buri kintu tuzavuga. Hari video nigeze kwereka mu minsi ishize nta nubwo nayikweretse rimwe. Nta nubwo ari na kabiri. Cyo nayikweretse ngiye cyuri kinshimishije. Ikintu mva kingoza ku mutima ngewe nkivuga inshuri renze. Herumva. Ngira ngo n'abantu barakabonye na ka video
ndaza kugashiraho ndabivuze nimbyibagirwa ubwo nabyo ndagenda nkanyuzamo muri video. N'umugabo yari gukubita umwana bigaragara ko ari umwana we avuga amafaranga yashoye ku ishuri n'ibiki nyine icyo bigaragaza icyo bavuga nuko naba yaraspendiza amafaranga menshi ku ishuri. Noneho ari niba abana rero babigira ukuntu babigira amaniga ku ishuri batsapa bagira ute basimbuka ibigo ubona ukuntu wohereza umwana ku ishuri muri interina ugurishije inka ujyanye ndi ku ishuri urumva ya nka wajyanye ku ishuri kazajya isohoka ikajya kona sha urumva ikananirana umubyeyi nta kintu atakoze ngo ujye muri interina nyine wige nk'abandi kandi nyine akenshi nyine impamvu ababyeyi bajyana abana muri interina ko mbyumva batanera amabuye bavuga yuko ngo ama interina ngo niyo bayigisha neza kuruta ama externe. Urumva rero ikigaragara no umugabo yasaga nkaho uvuga ati natanze spending amafaranga menshi ibintu byinshi nta kintu njya mbima. Urumva ariko mugenda mukigira ibintu by'ibikatsi by'ibigari biraho ngaho ku ishuri nyine mukananirana ariko umukubita byanyabyo zanshyi za danje zimeze neza zumutse. Urumva ngira ngo video nakakweretse nese ngira ikibazo ndibaza kuki ababyeyi batureba base kwandika muri comment mutubwire nta muntu tugiye gutera amabuye ariko nimurebe ino video niba mwayi video mwayibonye nashizeho muraza kubona impamvu ndimo ndavuga guhana ndetse marata mwumva icyo ndi kuvuga itandukano riri hagati y'umugabo n'umugore nicyo tugiye kuvuga ni ukubera iki ababyeyi b'abadamu batajya bahana abana paraporo n'iyi video bajya bahana abana ntabwo bajya bahana abana ntabwo bajya ku buryo hari umubyeyi urabona uri ku kigero cy'uko abana bumva akomanze ku rugi bagahita banyerera cyangwa se umwana utari wakaraba agatajya gukaraba utari wakoze homework hari ibyo urabona ku mubyeyi w'umudamu akanekereze neza bibahora no muri filime hari ibyo urabona bibaho gake bibaho gake ku muntu tutazi ariko ku bantu tutarabibona kuko ngiye mu buzima uko ngana kugeza ndabibona ntaho ndabibona sabiba sobanurira bibaho ntago mvuze ngo ngiye kubisana gusa bibaho nyine kubera iki ubwo aho ngaho ntago ndi ubirwe ungejeje aho nashakaga okay nende gusobanurira ni buriya mu matora iyo bagiye gutora amajwi abaye menshi niyo bakurikiza abaye make barayerimina nyine nta gaciro bavuze. Niba rero uvuga ko bibaho ariko bikaba hake bivuga ko muri rusange ababyeyi b'abadamu ntabwo bahana abana ubona biterwa n'ikirere guhana byanyabyo urumva bambwiye ikintu kibitera cyane ariko urumva ndikuvuga cyane umubyeyi w'umumama nyine ntibabyumve nabi gusa baravuga cyane kurusha gushyira mu bikorwa subiramo ako kantu icyo kintu ntabwo bacyumvise ariko batebata nabi nyine nuko mbuze nyine ukuntu mbivuga sobanura icyo kintu bagisubiramo Kinyarwanda ntaga ni gikeya nyine baravuga cyane kurusha gushyira mu bikorwa ababyeyi b'abamama nyine ashobora gukora ikosa ukumva agahora avuga atari ndakumena turetse sha buretse tiwongere ukumva ubwo nyine aravuze nagashyize mu bikorwa mu kanya umwana akongera ngo kandi akidiha akomeza akivugira uko umujinya nyine akenshi ugashira muri ayo magambo cyangwa akaba akunda gukubita buri kanya gukubita kandi ntabwo ari uguhana yakora ikintu ukubita igihe umwana anyura ngo umujinya akaba aragiye yakora ikintu akoze cyane abantu bataza no kumva ko guhana ni kuvuga gukubita buri kanya ya komeza urumva akongera niba nanone nkosheje cyangwa nakoze ikosa nko ku ishuri bakamuhamagara
akaba ati icyo cyane cyarananiye sha mukinkubitire n'ubundi rwarananiye cyane yajya ku ishuri kwako iyo umuntu ari kuvuga cyane ntago akubita buriya yajya ati ndamwica akagenda ati sha ati nibyo yarabikoze ati reka ati yatetse igipanga ari kumwe n'abandi wenda geti yo ku ishuri kwako niba ari kuvuga umujinya urashira ugasanga nta mudu nyine yo kumwana akirimo byagasanga kubera umujinya mukubise igishya ati ndabanza n'inkoni aho nagenda mukubita bigenda bishira amukubita mutega iminsi mwemva ababyeyi benshi b'abadamu usanga bategana iminsi ngo uzabona kandi nayo nibibi pe nibibi bigaye n'ukuri ko Imana igenda nabyanga n'umwana atahubwo atakuna niba ikinkuru ubuzima nanga ni ukugutega iminsi uko abungana kose nyine mutanumva nta gusubiza ariko kubera umuntu aba nakuruta kijege gusa nyuma gusubiza pe noneho urukumva nyande kugusobanurira kwa kundi umubyeyi niba yagiye ku ishuri akumva umwana afite amakosa menshi agakomeza atireka akamuhaye urushyi ati munzani igiti mwereke bakavuza ikindi ati n'ibicyakoze gipfukame akamukuba mu kubisoruye bikaye kurangira nta kumuhana nyine yumva byarangiye muri zanki umwana nyine ubu umubyeyi nyine agatabo yumva yamuhanye cyangwa bakanayizana nta muda kirimo bagatavuga ati tumubabarire bakajya nyine mu bintu byo kunegosiya nawe ariko mu papa akamubwira ahubwo nanjye kubaza ku cy'umupapa noneho we ubona aba yicecekeye akaba medita yiturije ibyo murimo mama wawe akajya atongana ariko umwumva we arabibika ntavuga abo nzi benshi nta kuvuga kabisa ahubwo arabibika akajya yumva ngo wenda ukoze ikosa mu rugo akumva baguhaye nk'urushyi akituriza akakwihorera ishuri bagahamagara rimwe uzarebe ntago ahita aza ngo aguhonde ntanza gutegereza nka 3 4 handi yumva nyine bigeze habi ntihagukubita rero we arabibika ni kwenda navuga amakosa arayegeranya kayabika kugira ngo azaguhanire hamwe no rero yabona amakosa amaze kugwira mama wawe nakuna atakugize ati nuko akiri hakanye niho noneho aguhondagura atanagukubita nyina kumvisha tu nakakandi n'utwakera twose nyina akatubyutsa akakwibutsa wenda ko yanakwihoreraga abati cyangwa ngo nari imbizi ati uzi ko nakira na hari imbizi ntarakwihoreye rero yagukubise bigenda igihe kinini ati papa zongera nyina kubita mvuge se ubona hamuhuye nyuko ubutubona nta kintu yitayeho harabona abajije arambwira ngo mpamvu ababyeyi baba mubona nyine ikintu cyo gukubita batabangu abantu bataza kubyumva nabwo bataza kubyumva nkuko umwana yakoresheje ikosa agara gufata ugakubita hari uguhana umwana nyine ukamuha discipline kabisa nyine nkuko karaka video kameze urumva yarambwiye ati impamvu ababyeyi baba mama byo bintu badakunda kubikora ngo umwana ngaba yarabavunnye ngo babatekereza ngo gwiki ngo wawewe ibintu nk'ibyo cy'uruva ngizo mu rero ngo zibazaho ahubwo nkareba ukuntu impuhwe zinzamo zikaruta kuba wamennye ikirahure cy'umuturanyi impuhwe z'ukuntu nakubyaye zikaruta amafuta ukora numva simbyemeye ariko nanone wenda ngiye nanjye impamvu mba mbona abadamu ababyeyi baba mama badakunda guhana nyine badahana abana iki kiganiro abantu baze kubitonda n'abantu impamvu ababyeyi baba mama badahana abana n'abantu baba bameze nk'abantu b'indeba ku rundi ruhande baba bameze nk'abantu b'indeba kuko ni umuntu nk'uko wabivuze ni umuntu uvuga cyane kuruta gukora niba umwana akoze iki ati ndagukubita akigira muze urumva cyangwa nuko wenda nge mbitekereza ariko wenda ugasanga nk'ababyeyi b'abapapa umubyeyi w'umupapa ni umuntu bataza kumva ko nafashe umugabo nkamushyira hejuru y'umugore umubyeyi w'umupapa ari nk'umuntu uvunika sibyo akenshi turanabibona no wenda no mu ibyo by'amashuri nk'iyo video wenda ari nayo mpamvu yabyo nkuko kujya ku ishuri akenshi umugabo usanga ari umuntu washyashyanye muri ibyo wenda n'ababyeyi b'abadamu bagira uruhare batuva ko 100% aba ari umugabo
yego umubyeyi nifomu se cyangwa se amakayi wenda yaba yayaguze yego, ariko umubyeyi w'umugabo akenshi nka 70 cyangwa 80% uruhare rwe runini aba ari urwo. Yego. Aba yavunitse tuve no ku ishuri no mu rugo niwe muntu uvunika cyane, sibyo? Kandi umubyeyi abakora kugira ngo ube umuntu w'umugabo. Nta mubyeyi wishimira kubona umwana we yabaye ikintu cy'ikintu cy'igikatsi, ikintu cy'ikibwa kiri aho ngaho yarashuye umubyeyi uburyo bwose yakora. Njye reka wenda ngo aga story gatoya ku ishuri, njye nkiga nabonaga uburyo papa ari umuntu wavunikaga, ntago mama mutejeje agaciro, ariko wenda reka mvuge dufate urugero kuko papa ari we turi. Nabonaga uburyo umusaza wenda nabibonye mu gihe cya stage cyangwa se nkiga nanakiga nabibonaga. Ikigo nigagaho ntago winjiragamo utishyuye amafaranga yose y'ishuri. Uva kuri yanjye bavuga ngo bazayazana ejo. Winjiragamo ufite borudero iriho amafaranga y'ishuri wenda tuvuge wenda 20,000. Ni urugero mfashe. Nigaga interina. Nkareba uburyo umubyeyi yashyashyaye. Nkareba uburyo yakubise ryeje yagujije yagize ute agatata mwende ujya ku ishuri. Urumva? Wenda na mama yagize utwo akora yamakayi yagize ute bataza kumva ko ababyeyi batejeje agaciro. Babone gushaka kumvisha uruhare runini impamvu umugabo ari we muntu bigaragara ko ari we muntu yagiye guhana umwana koko amuhana ukabona aramuhannye bye. Urumva? Papa icyo gihe akanyiruka nkaho twajya muri stage. Kubona stage buri abantu nyine barabizi ikintu cyitwa stage kugira ngo uzakibone. Abantu benshi n'Rwanda banayikora, benshi 70% ntabwo bakora stage y'ibintu bize barabireka, kuko kugira ngo uzabone stage ibintu bigoye. Rero ko umubyeyi we muntu wabijemo icyo gihe yagize n'akazi yakasibye akora kugira ngo arinde basaza umuntu w'umutetsi. Wenda ntuzanakore ngo ngirire umumaro ngiwe nk'umubyeyi wawe, ahubwo wowe ubwawe, kuko umubyeyi abakora avuga ati nta bushobozi mfite bwo gukomeza kuzakomeza rine kugira ngo bugire uwari we cyangwa se umufashe ibyo kubyo akeneye byose, ariko ubushobozi mfite nubwo kurwana basi kugira ngo mubonere uburyo we yifashe. Urumva? Hanyuma nk'ibyo bintu byose warangiza ukagenda ukigira ikintu uri ikinyamafuti, ibyo bintu ntubihe n'agaciro. Ngenekeza ko ariho hantu ibintu umubyeyi azira w'umugabo yagukubita. Nyine umva nta kindi yakora kandi wese ugukubita ntabwo yakubwira amagambo. Yakunyuzamo inshyi kuko umubyeyi w'umugabo ntabwo aza ngagutereka no ngakubite akubita akubwira. Akubwira ati uzi ibintu byagiye gutya, uzi imvune byantwaye. Urumva? Ibyo byose rero nekeza ko ariho hantu bizira bigatuma umubyeyi akubita. Ingaruka wenda ku badamu. Abadamu nanone hari igihe babishingikirije abagabo. Abadamu ubwo n'abadamu ababyeyi b'abadamu akenshi udahana umwana ati ndakorega kuri so. Bakumva ko tisara kwereka bakumva ko inshingano zo gukwana cyangwa se kubakacaza umwana ukamushyira ku murongo akaba yumva ko inshingano bireba papa ngo niwe ufite igisure ngo kuki umubyeyi ni yo numva ari byo Shabari uzi papa watinyitse pe kuki papa ari ugomba gutinya kuki n'umubyeyi atatinya kuki ari we bireba umudamu ndetse akakubwira uriya mubyeyi kubiza ararwana ntagarwana ariko hari umwana wakubise akantuza ko ndabizi ukuntu byagenze ariko uzi impamvu se buriya uzi se ngo nuko buriya umubyeyi yaguhaniye biranagusetsa gusa ibintu arwanya uzi impamvu se buriya nyine nk'uko wabivuze kare umubyeyi umubyeyi w'umupapa hari ukuntu nyine abika nk'uko wabivuze ariko yagiye kuguhana aragutsindagira arakumvisha ibaze ko yagakubise rimwe ako nanubu bavuze ati ibeshye ntabwo bishoboka ahita bwate ngareka tujye kumubyeyi w'umumama kare kuri yasowe uravuga ati ndakurega kuri mama wake agaceceka agabana gatuza nk'umunota mukaka yatarutse njye rero nabonye naregeye umwana ariko gukora ibintu bitari byiza yumva agahita afata umwana ngo kunika ngo nzagira ibyo bintu umwana azabibona ufata umwana ngo nzakwiyicira ngo kiyo umwana rero kubimukora ibyo bintu umwana akazajya aseka ngo nzakwice ngo nzagira ibyo bintu zumva uhanye umwana arabyumva rero nkaba mbona hari ukuntu nanone kudahana kwa oya nkubwire ari ikindi kintu ababyeyi bajya bakora bakagira ngo abana barabitinya nyamara ngo turabitinya guhora ubwira umuntu cyane
niryo kosa nane bagira ukarumubwiye cyane ngo ashaje ukomeza ngo ibiki ngo ibyera kureba cyane ya ibyo umwana yakwica amazi akomera utuntu dusanzwe gutara bivuga bati ibintu yabaye iki nyine niho umwana nanjye kuvuga ngo nihahera asuzugura ntago ari ugusuzugura ahubwo kubera ko guhora umubwira ibintu byinshi ngo uzi ngo uri kumutuka nihahera nyine akumenyera cyangwa kamvuge gutya nihahera akumenyera nyine batuhera seka baravuga ariko nyine impamvu atinya papa we ntago ajya amubwira ibintu byinshi araza akakubita akamuhereka ikosa akicira aho umubyeyi yizinga mu magambo ngo wenda urugero niba ari umukobwa ngo natwe twari abakobwa niba ari umuhungu ngo uzabona ashanga ejo uzaba afite urugo rwawe nyine ugahora umubwira ibyo bigambo nta kintu bimufasha usibye nyine kukuze kwa mugani ariko umupapa we ntago ajya muri ubwo sindumva umupapa uvuga ibyo bintu nyine uvuga niyo murakuvuga ngo abagore baravuga cyane abadamu ababyeyi b'abadamu baravuga cyane kurusha nyine baravuga cyane tu aho gushyira mu gikorwa ariko umupapa ntago afite uwo mwanya wo kuza kukubwira ngo nanjye nabaye umusore sha ngo nta ndabyo ntabwo mwanya ufite waraza akaguhana akicira kandi buriya n'umugabo ikintu nabonye ku mugabo iyo adashaka gukubita niyo avuze ijambo rye rirakora ega ntago baba bamumenyereye nk'umuntu uvuga nyine muri ibyo bintu ntago baba bamumenyereye muri ibyo bintu baba bazi ko wenda ari umuntu witurije ariko mama we aravuga hose nuko twamenyereye nejo azavuga ibindi cyangwa mu kanya rero yabyibagiwe ariko nubwo ari papa akavuga ati ariko ari harasati tubaze ibintu byinshi uzi ko ntarayahabonye wamwumvisha amanukazi turi rwose turi mu nzira ukura mu nzira ugasanga ahantu ukajya mu televiziyo nta n'ubwo igirebwa kandi wirirwa mumeze ariko mama yazaka mukamenya mukicara rwose ugasanga ari ikintu yabwiye hari uwo duturanye bafite abana 3 ku gihe cyo gukaraba mama wabo bayasaraye bakora inyana bagakaraba nyine yasakuje nk'ababyeyi nyine umusiko nabavuga akaba abana ntago banyumvara gukurikiye burya ariko yahitamagara umwe ngo ari papa wabo byonyine yahamagara umwe gusa byose bigata byikora masha umubwire kuba papa nuko nje nasanze ariko bimeze nuko bimeze kuko n'umubyeyi hano yahari mbese na kano kantu baba basuwe nagaciye nirasanga ahantu ngiye hasa nabi Yesu nateka nsigaye mvuga ibi hari ahantu yahabonye hasa kuriya nyine mwumva nsigaranye ngewe ikibazo kandi by'ukuri nta kintu abwiye yaraje abaza ari biti oya byonyine avuga sonye ku gipangu uri mu nzu atanakuboye umwata wumva niba wenda urugero ababyeyi ba papa ntago pe bajya bavuga ngo ntukirwe wice muri televiziyo cyose biburira umwanya arabizi niba unayireba cyangwa utayireba abaza kucyumwumva nuko tuyizimye ntiyagututse ntiyanabikubujije ahubwo uvuga ati suna asanga yicaye muri salo ahatekereza ko niriwe nicaye ateka amaguru ngiye kwijisha ngiye kurota utuntu mba nkora asanga wenda hari ibintu ndi gukora ngasanga niba hari ibyomba bitogeje bati sibi niba wenda aje agiye kumanuka ati ese niba wenda umukozi yagiye gukora biriya ahandi bakaba badahari njye naza aratekereza muki akabona ndicaye none n'umuntu uba wanga abantu babanibwe ugataho ukajya kucyoza ntako umumama araza ugakomeza ukicarira akabicaho nanabibonewe akabicaho ari wakageje ibi ndaje cyagativira ibintu birasa gute ndaje byose bikabirabaye namukanya akabicaho agata yigendere yaje ako umupapa aza uri kubyoza aza nyiri byose mbese biri ku murongo kandi ntaba yavuze mana yanjye ntago yavuze ngo ari maze ujye ureba televiziyo agakita zarwa nkareka uruza ikibazo ndi kukibazo ikibazo burana ngenda n'unyisi ababyeyi ba papa bavugana igitinyiro siko mbyemera ariko kuko ngiye hari abonzi bakubitaga papa wabo abana na nyina nasi igitinyiro kiri heza ahubwo ndera hano ikibazo kiri ahantu bihera kugira umwana ajye abana bagiye gukubita se bibyehere kuri nyina ntago abana bitora mu gitondo ngo bakubite none se ko papa afite igitinyiro kandi icyo gitinyiro na mama wabo kiba kimugeraho nabo kigera ku bana gusa
sibyo sibyo se icyo mvuze uracyumvishe ntabwo mbyumvisha rero kuba abana bakubita papa wabo bagafatanya na nyina kandi uretse gato biba byarere kuri nyina none se icyo gitinyiro twavugaga kare papa afite kigera ku bana gusa uzi ko n'umugore kimugeraho no uzi ntabwo uri kubyumva icyo kintu ndi kuvuga kuba umugabo atinyitse kuba yaza mukirukanka icyo nzi cyo n'umugore hari ikintu ashobora kuba atagica noneho sibyo se none ubwo hariya bwo uko gushira amanga kuvaye kugeza aho none abana bakubita se icyo nari mbivugiye ni iki nuko mvuga nti ntabwo igitinyiro uvuga papa bafite sinuba ko abagabo bagomba ari icyo ahubwo nyine nk'icyo nkuko wabivuze kare mu magambo yawe ni mu kamenyero mbese hari ikintu ubuzi nge hari ahantu hari ikibuga uzi nasanzwe nkiniramo ikintu cyo kuvuga cyane amagambo menshi n'ibiki uvuga ati numwegera aragusekura ibyo urabizi ko aho hantu ntakinira ariko warundi uzi uvuga bati mani mwiyororera aravuga birangira sibyo nuvuga ngo rero impamvu giye numva nyine abana bashobora gutinya papa wabo kuruta ba mama wabo cyangwa se kamvuge gutyo nyine nuko wabivuze hari igihande kimwe kivuga cyane kurusha gukora icyo gihande rero umuntu arakimenyera ukumbwira asigaye numbwira ndabimenyera ibyo birangira ariko papa naza uziko ushobora nge nawe ushobora kubyara umwana abana reka mukire mu bwije ukavuga ijambo nanjye tukavuga ijambo rimwe ariko abana ntibabyakire kimwe ushaka kumubwira uti bati mbari kabiri agiye kuryama nge nabivuga baniyoro akagerayo yanasinziriye urumva nukubera iki rero ni uburyo abana bakumenyera kumenyera bitari akamenyero ni uburyo abana bakuzi bavuga ati ibi bintu ahantu ntaki nuvuga ngo hari n'umugabo ari n'umugabo ukora nk'ibyo bintu ndakukubita abana bagira bakabimenyera bati na papa aravuga ni umuntu uri aho ngaho siyo mpamvu tugiye tubona ngo abana b'abapasiteri barananirana ntabwo nzi ko ariyo mpamvu sinzi niba ariyo mpamvu wenda ushobora gusanga abapasiteri bagira amagambo menshi mugani bigatuma subizi njya abana b'abapasiteri benshi bizi ari ibintu by'ibyigomeke biri aho